Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ndishimye cyane kubona aka kanya kuba hano imbere yanyu. Kandi ndagira ngo mbashimire yuko mwabanye nanje muri channel ya AGC channel, in Genesis channel. In Genesis channel nashizeho iryo zina ndihawe n'Imana kuko narayibajije nise nyite ngo ikirambwira ngo yite In Genesis channel. Bivuga nko mu ntangiriro, uko byari bimeze mu ntangiriro. Ambwira mu mutima ko muri ibi bihe tugomba kugaruka tugasubira uko byari bimeze mu ntangiriro, kuko ariyo miringiro isi ifite. Kuko nitutagaruka ngo dukomeze kurwanirira uko ibintu byari bimeze, tugakomeza twiruka inyuma y'ibintu bita ngo ni amajyambere, ni ibintu bisha, isi yonyine izaba deturuise, izangirika cyane, kandi isi irimo kwangirika cyane birenze urugero, ku buryo na natire yonyine irabivuga. Ambwira mu mutima yuko tugomba gusubira, nk'uko umuntu yabivuga mu Kinyarwanda, kuri gakondo, tugasubira kuri racine, tukamenya impamvu abakera batubanjirije, abo muri Bibiliya babagaho imyaka 600, abandi bagera kubaho imyaka 120 kugeza n'ubu. Ubu ngubu rero nta n'ukigira imyaka, ugize imyaka 100 usanga abantu bavuze ngo yararamye cyane. Anyumvisha ko ububi bwacu, ibyaha dukorera nature yonyine, kandi nabyo bitugiraho ingaruka mu buzima bwacu. Ubuzima bwacu bwaba butameze neza, bigatuma tutabona uburyo bwo kwegera Imana, kubera ubuzima bwacu buba butameze neza. Ikintu cya mbere ko twadeturuje uyu mubiri, kandi ari temple, ari urusengero rw'Umwuka Wera. Ibiribwa turya, ibyo tukoresha, n'ibyo dushyira muri uyu mubiri, byose byagiye bideturuza natire yacu, bigatuma tudashobora no kumva ijwi ry'Imana. Muri munsi rero nagira ngo mbashimire kuba mwarabanye nanjye. Tugeze kuri abasubscriptore 100. Kuri njye ni benshi, kandi Imana ihabwa icyubahiro, kuko iyi channel ni channel yazanwe na gahunda y'Imana, ntago ari channel commercial yo gucuruza niyo gushaka indi nyungu. Ni channel yazanwe na gahunda y'Imana. Uyu munsi rero, kubera iyo mpamvu yaba basubscriptore 100, nagira ngo bahe agace gato ka témoignage yanjye yuko naje gukizwa, uko nahuye na Yesu. Nje nari narashatse, nari narabatirijwe mu Rwanda, nzakuza hano mu Burayi, ariko ari na gahunda z'Imana. Nje naje mu by'ukuri ntashaka, ariko nubashe ababyeyi barambwira ngo genda, ngo uzagira ubuzima bwiza kandi uzashobora gufasha umuryango. Ariko nje nari maze gukizwa, ndavuga nti muranyohereza mu Burayi ngo bazanyoburije kwambara ipantaro. Mu by'ukuri nageze n'ahanda yambara, ndetse nywa itabi, nywa inzoga, amavuta yose nari mfite. Ndi umurokore, ndi mu Rwanda, mvaho ninjira muri profondeur ya Satani, koko mbona ububi bwe. Ariko aho ngaho Imana irahandindira ku buryo nageze ku munota wa nyuma, ubuzima bwanjye bwarashwanyutse neza. Nibwo natakiye Yesu, nti Yesu mbabarira. Yesu arongera arambabarira, arangarura. Niyo mpamvu muba mubona abantu bamwe baba bafite igitinyiro cyinshi. Nje abantu bajya bambwira ngo ndi umunyabwoba cyane, ngo ntabwo mba nshaka gukora ibi, ngo ntabwo mba nshaka kuvuga ibi, ntabwo mba nshaka gukora ibi sinshobora kubireba. Na televiziyo ntabwo njya nyireba, na televiziyo ntabwo nshobora kuyicara imbere ngo nyirebe, kubera addiction na za esprit nyinshi zikoreramo. Amakuru nshobora kuyareba, nkareba information y'ibindi bintu, ariko ntabwo nshobora kwicara ahantu imbere y'amaseri, ari amaseri atwara abantu umutima, agatwara ubwenge bw'abantu, hari amasipiri menshi aba arimo akoreramo. Urumva
akagukuramo imbaraga, akagukuraho amavuta, akinjira muri wowe kurya ujya kuryama ukaryama utekereza seri wabonye amapublicite, uburyo akorwamo, naje kubihushirwa byose n'uburyo akorwamo na sapoti yo mu myuka yo mu myuka itari imana bafite kugira ngo bashobore gutwara imitima y'abantu bareba mu kurya. Ureba ikintu ukareba publicite ikintu gatatu kane wajya kubona ukabona wakibuze kandi we n'utari ugikeneye, ubagakora kuri mind yawe ku buryo ujya kubona ukabona urimo kubaho ujyanye n'ibyo ubona mu mashusho wirirwa ureba. Iyo niyo position yanjye. Ntabwo mvuga ko buri wese ariko agomba kubaho, ariko nzi ko mu Imana yahisemo buri muntu yamuhaye identite ye, buri muntu yamuhaye mission ye. Niyo mpamvu nzi ko atari njyewe gusa wenda ubaho gutyo, hari n'abandi benshi babaho gutyo. Imana ibahumugisha. Témoignage yanjye rero nkomeza uyu munsi, navuze ko ari nka kado kuko témoignage yanjye ni ndende cyane. Navuze ko nzajya nyicishaho buhoro buhoro kugira ngo aba bantu bamenye uwo ndi we, n'impamvu ndaha, n'impamvu ndukondi. Nibutse aho Yesu yamvanye, nibuka ko nari narashatse umugabo ko ari we mutware wanjye mfite kugeza na n'ubu. Imana ihabwe icyubahiro kuko habaye urugamba runini cyane. Ubwo umugabo wanjye ajyaga agera mu rugo akicara, mfite umwana ndi konsa, ndi mu ntebe gutya nicaye, akandeba akabona ingwe. Uyu munsi nabyibutse mu gitondo, numva agahinda karanyishe, ndavuga ariko Mana kuko hari abantu niba njye byarambayeho, hari n'abandi benshi byabayeho ntibamenya uko babisobanura, ntibamenya impamvu, ntibamenya n'aho bashobora kubikirizwa. Mugabo kubera ko twari dufitanye icyizere cyane, umunsi umwe akarakara akambwira ati atari ko hari igihe nkureba nkabona uri ingwe. Nanjye rero ubwo nari ntarakizwa neza, nkarakara nkavuga nturantutse. Ariko naje kumenya histoire y'umuryango wanjye, nsanga mama wanjye umbyara yarava muri bwa bwoko bw'abanyarwanda, ya miryango yo mu Rwanda ya kera, ya histoire yo mu Rwanda y'abantu bitwaga abeningwe. Abantu batazi iyo histoire, ndimo ndandikaho igitabo mu gisipanyol kugira ngo abana banjye bazamenye ushaka kukibona. Ndimo ndandika igitabo kivuga amoko y'abanyarwanda abari bo, kuko abantu benshi hano mu mahanga iyo uzi kuba umunyarwanda ubona abantu basheshe urubeho. Abantu benshi ntabwo bazi abanyarwanda abo turi bo, abantu benshi ntabwo bazi abanyarwanda, impamvu Imana yaduhisemo ikatugira uko turi. Mu by'ukuri abanyarwanda ku isi hose, iyo uvuze ngo uri umunyarwanda ubona abantu bose bakebutse, ukabona abantu bagize gutya, ukabona abandi bifashe gutya, ukabona abantu bagize gutya, nyine ngo uri umunyarwanda. Abantu hari igihe najyaga mvuga nti wagira ngo abanyarwanda dufite ikintu kituriho ku buryo, ariko naje no kumenya icyari cyo nyuma nsanga kubera histoire y'u Rwanda dufite ikintu kimeze nka tashe, ku buryo hari n'abantu b'abanyantege nke bagira isoni zo kuvuga ko ari abanyarwanda. Ubwo rero naje kwandika ADN y'abanyarwanda, atari bya bintu by'amoko bababeshe, abazungu baje bakaduha ngo amoko ngo aya ntaya, sinzi na hari n'abantu bakiyagenderaho bakibigenderaho bakibipfa. Ariko iyo wize ukajya kure, ukajya mu mahanga ukareba ukuntu abanyamahanga bafite byinshi batandukanyeho, ariko bo bahitamo gukorana bagatera imbere. Nka hano muri Espagne hari amakimbirane menshi cyane y'amahistoire yabo, kandi harimo abantu bafite, ariko ntabwo ushobora kumva ngo batwitse umujyi, ngo bicanye, ngo no, bo barabyiga. Kubera ubwenge bw'abazungu ni ubundi bwenge, kubera ko twebwe baraduseka ngo turinjije, ngo niyo mpamvu twirirwa duterana amabuye. Kandi kuko narabirebye nsanga ari byo, diferanse zacu ni richesse Imana yaduhaye kugira ngo dushobore gukorana. Témoignage yanjye rero, icyo gihe umutware wanjye yandebaga akabona ari ingwe yicaye aho nari nicaye, akabona ndi ingwe. Naje gusoma
igitabo cyitwa Intare z'i Rwanda, no? Igitabo umuntu wanditse kuri tite, kuri ikintu cyitwa Intare z'i Rwanda, noneho nza gusanga yaragiye avuga, kandi hari n'amateka menshi muri Google, hari amateka menshi avuga kuri ibi ngibi, nubwo abana batoya ntabwo babizi, ariko ibintu bitaga abasinga, abasiga, abanyiginya, ibyo byose ayo niyo moko yari y'abanyarwanda mu by'ukuri, kandi ntabwo babipfaga, bose barabiprofitaga, ugasanga nyine barabyishimiye. Ubwo rero naje kugera aho nsanga umubyeyi wanje mbyara mama yavaga we yajyaga avuga ko yari umusinga, akavuga ko atubwira histoire ya Benengwe, atubwira izo histoire. Ubwo naje kuzandikaho nsanga niyo yari animal totem. Animal totem ni animal ni igisimba nyine abantu buri miryango yari ifite, yari nk'igisimba cyaporotejaga iyo miryango kera cyane. Rero iyo miryango yari ini espèce ya adoration, yari espèce ya adoration, kuko icyo gisimba barakigaburiraga. Icyo gisimba gifite histoire, benshi barabizi, abo bita ngo na Benengwe. Gifite histoire, ni animal, ni igisimba cyarindaga iyo miryango, ariko cyari mu by'ukuri urebye muri Bibiliya uko ibintu byari bimeze kera, ko amadini ataraza, byari bigirwamana, barazigaburiraga bakabyubaha ibyo bisimba. Hari abafite za sakabaka, hari abafite ibikeri, ubwo barazigaburiraga. Ubwo rero iyo utangiye kwiyambura umubiri w'umuntu wa hano ku isi, ayo ma esprit yose araza akarwana akakubuza. Ubwo nibwo natangiye gusenga cyane, ntangiye gusoma Bibiliya, ntangiye kongera kwegera Imana, ntangiye kuva mu isi. Ubwo ayo ma esprit yose araza ararwana. Noneho umutware wanjye akajya abona nicaye, akabona ingwe, akavuga ati njye ntabwo gushaka, iyo ngiye nkubonye numva uburakari bunyishe, ibintu nk'ibyo. Tunyura muri byinshi, ariko deliverance yanjye naje kugirirwa deliverance. Nyine nari mfite amaso ukuntu yari nk'umuhondo, ariko hari ifoto bigeze kunyohereza ndareba mbona yari nk'amaso y'ingwe, ariko ntabwo nari nzi impamvu, ntabwo nari narigeze menya impamvu. Ubwo nibwo naje guhamagara mu Rwanda, mbasa umubyeyi wanjye, ndamubwira nti hari ibintu bimbaho, ntabwo meze neza, umuryango wanjye ntabwo tumeze neza, duhora turwaye. Nuko ahita ambwira ati yewe, ati wowe, ati ukiri agahinja. Ambwira histoire y'ukuntu ndagahinja nyine yajyaga amfata akimbyara, yajyanye kwa nyogokuru wo kuri kote ya papa, anjyanayo ndagahinja. Ati ubwo buri gahinja nabyaraga narakamuhaga, hanyuma we akinjira muri chambre. Iyo chambre yinjiragamo njye narigeze guhengerezamo, ndakana mbona yari afite uruhimbi rwariho agacuma, rwariho inanga, aho yajyaga avuganira n'abakurambere. Nubwo yajyaga mu misa, nubwo yafaga afite inzu yuzuyemo amashapure n'amashusho, ibyo byose ni ibintu abakorono bazanye muri Afurika, ariko ntabwo byabujije abanyafurika gukomeza kubandwa no guterekera. Ntabwo byabujije abanyafurika gukomeza kubika imana zabo za kera, no? Ubwo nibwo namubajije, naje guhishurirwa ko iyo umwana w'umushavu, abantu benshi barafite ubukire kera, babusabaga ibyo bigirwamana kugira ngo bibahukire. Noneho umwana wese wavukaga bamutangagaho ituro, bakamutanga, noneho byo akaba ari byo bidesida icyo bizakoza uwo mwana, nuko bizayobora ubuzima bwe. Yaba ari umukobwa bakamuha umugabo, yaba ari umuhungu bakamuha umugore, ariko wo mu mwuka. Ubwo rero naje kusanga ni imyuka myinshi nagombaga kurwana nayo. Itangira no kwimanifesta, ikajya ivuga, ubundi ikamvugiramo, ubundi igakoresha mu bantu, nkabona ukuntu isoko igenda yinjira mu bantu bakangirira nabi kandi nta mpamvu. Ubundi ibintu bikambaho byinshi cyane, kuri igihe cyose nahoraga mpunga, ndwaye, mbabaye, ndi mu bibazo. Ntangira kubyara abana, ubundi bari barafunze inda ngo ntabyara.
ngo naje kubona mu mwuka mbona uwo mugabo bari barampaye nkivuka nawe arimo arakaye arimo ntunganya arambwira ngo ubu rero warabyaye akana kanje gato gakuru gafite imyaka 2 karamubwira ngo toka satani toka satani toka satani toka satani. Ubwo ngubwo ngiye byo byose numvaga ari bindenze uko mbyutse nkavuga ngo ni inzozi ngo buriya naryamye nabi ngo buriya nariye nabi nijoro nkagerageza kutabyumva ariko byageze aho uko nkomeza nshaka Imana bikagenda byimanifesta no kuvuga ngo iyo ugenda wegera urumuri imyuka yo muri uko ugenda wegera urumuri nyine imyuka mibi y'umwishima itangira kuba jene irahunga igatangira no kurwana urumva. Ubwo ngubwo témoignage yanjye ni ndende cyane ngenda nca mu duce ntago nshobora kubivuga ngo nyirangize no muri video imwe no muri video 10 ntago yakwiramo. Ubwo ndumva ko n'abandi benshi ni kimwe ariko kubera uyu munsi ndagira ngo mbabwire experience yanjye nagiranye niyo nyamaswa yo mu muryango. Nibuka ko tukiri abana iyo nyamaswa yajyagiza ikaza hejuru y'inzu yacu ikagenda nijoro. Hari histoire nyine umukecuru wacu yatubwiraga iyo nyamaswa ko yahoraga iri presa nyine yahoraga aho ngaho ariko iyo kuva mu Rwanda ukajya mu mahanga ntabwo bivuga ko bitagukurikirana bikukurikirana mu buryo bwo mu mwuka ku buryo abantu bakureba akabona ngiye nyamaswa yo muri famille yawe, inyamaswa yagaburiwe, inyamaswa yaterekerewe, yagaburiwe, inyamaswa yakoreweho adoration ikuriho. Noneho abantu benshi bajya bavuga ngo ugasanga abantu baravuga ngo ni inyamaswa zibaproteja, abandi bakavuga ngo ni inyamaswa totem, ngo ni inyamaswa favorite. Ayo rero ibyo ni ibigirwamana nka bya bindi byo muri Bibiliya abantu bakera bari bafite. Ubwo naje kubatizwa nyine ubwo narabatijwe kera nyine muri ya église traditionnelle narabatijwe kera ariko uriya mubatizo nta kintu kumarira. Iyo ufite ibintu nk'ibyo ushaka kuba free ibyo bintu bigomba kukuvaho. Nta uriya mubatizo ntacyo kumarira. Ikintu cya mbere ugomba kuri conscience y'umubatizo ukavuga ko utabishaka kuko utavuze kubishaka birahaguma. Nibuka nari ndyamye mu gitanda ndimo nduhuka ariko nasinziriye ariko nshaka kwinyeganyeza ngo njye muri toilette biranga. Nari impumye ariko nasinziye ndimo kuruhuka mfunguye amaso mbona umugabo yambaye ikositimu ahagaze hepfo y'itanda y'ibirenge arambwira ngo ariko koko ngurashaka kundekera iki. Aranyinginga umugabo wanjye ari muri sala arimo areba televiziyo numva bwaburanyishe ndavuga ariko koko uyu mugabo arimo arakora iki muri chambre kandi umugabo wanjye ari muri salo. Umugabo wanjye ararakara avuga ko nazanye undi mugabo. Nje nibyo narimo ntekereza ariko sinamenya ko yari umugabo wo mu mwuka yahagaze yambaye costume. Nibuka yuko ntirakajini ntiragakumi ntabwo nashoboraga gusohokana n'umuhungu utambaye costume. Umuhungu utagira costume ntabwo yari obsession, yari indwara ko umuhungu utambaye costume numvaga ntashaka kumureba. Uwo mudayimoni yaje yambaye costume mpitamenya impamvu yambaye costume ukuntu nabikundaga nyine nkiri mwese. Mpitamenya impamvu nari mfite obsession kuko umugabo muri spiritual nari mfite yari yambaye costume. Niyo mpamvu nahoraga nshaka kureba babandi nyine bambaye costume nibo nyine nashaka kwireberaga. Ubwo rero ndamugara rero umva wowe ntabwo nkuzi ntacyo mfana nawe ntabwo ngukeneye mvaho ngenda niko namubwiye. Ubwo ngubwo ahita arambwira ngo ariko singo ko baduhuje mu maraso uranyangira iki ngurandekera iki. Ubwo ndamugana mvaho ngenda. Ubwo niko ninyeganyije ngo yari yampambiye gutyo yampambiye amaguru namuko nashaka kunyeganyega ariko nanyeganyije gutyo ndarwana mva mu gitanda ndasimumita njya muri salo nirukira ku mugabo wanjye mwicaraho ku ruhande mwicaraho ndamufata mubwira nti harimo umuntu muri chambre harimo umuntu. Nuko we rero yabaga yibereye mu bye akanyihora nyina akambwira ati sinabikubwiye se ukavuga ngo ndimo ndagutuka. We yajyaga ambwira ati ahubwo ati iyo turyamye ati niyo mbyutse ngiye muri toilette ati hari mbona ikintu cy'icyotsi cy'iforme y'umugabo kikuhagurutse hejuru kiragiye. Iyo wakangutse gihita kibumbuka hejuru yanjye kikagenda. Kubyo byose yarabimbwiraga.
yarabimbwiraga nanjye nkamubwira rero nti rero umva wowe impamvu ubona ibyo bintu byose ntinukunywa unywa itabi ryinshi ukanywa n'inzoga nyinshi, niyo mpamvu ntubona biriya bintu byose. Nuko ati akanyihorera. Ubwo nyine ubwo umvaga ko haje kuza hazagamo ibintu bya discussion, ariko ndagira ngo nshime Imana ko nabonye deliverance kandi nawe arakizwa tuva muri iyo si nawe yaje kubona Yesu yaje kumwerekana w'igice cye agomba gukizwa, ubwo arakizwa, iyo nzoga arayireka, ubwo rumogi yanywaga ararureka. we yaravugaga ati ni data wanyigishe kunywa urumogi ifite imyaka 15, ati urumogi ni umuti, ati rurafasha, ati rutuma abantu batarwara. Tekereza nawe ukuntu ibintu byari bimeze. Ubwo rero Imana yatugiriye neza, arakizwa, araza arabatizwa, aribizwa. Uwo munsi ndibuka yuko abatijwe yibijwe, Imana yaduhaye isezerano iratubwira ngo ubu ngiye kubashiramo esprit imwe. Yadushizemo esprit imwe ku buryo umugabo wanje niyo ntafite telefoni, ari ahantu mu mujyi tutavuganye, nshobora kumuhamagara akaza, cyangwa tukavugana ngo duhurire ahangaha ku buryo bw'umwuka tukahahurira kandi tutabikoreye kuri telefoni, cyangwa akabaza arimo agera ahantu nanjye nza tukahahurira kandi ku buryo bwa telepatike. Ni ikintu cyiza cyane ku buryo tujya tuvugana mu buryo bw'umwuka tutavugije amagambo. Ni ibintu byiza cyane ku buryo iyo umugabo n'umugore bageze kuri iyo nivo, Satani kugira ngo abateze ibibazo biragoye cyane, kuko ntabwo ashobora kwinjiramo hagati, kuko iba ari esprit imwe, bari umuntu umwe. Ashaka kuba ari ahantu mu mujyi kure cyane nkamuvugisha, nawe akamvugisha nkabyumva mu mutima ibyo arimo ambwira. Ndashima Imana kubwo impuhwe zayo yatugiriye. Ubwo rero nibwo naje kwibizwa, rero ndongera ndibizwa, ndakizwa, kuko nibirishwe mu Rwanda ntazi, ninje mu barokore mu bapantekote mu Rwanda, ndetse ntitanza hano muri Europe, ariko ntabwo nari nzi histoire yo muri famille yanjye. N'imyuka mibi yose yarindiho, ariko yaranyinjiyemo kuri line ya ADN spirituel yo mu muryango, kuko hari ADN ibiri, hari ADN biologique na ADN spirituel yo mu mwuka. Ubwo rero nibwo nongeye ndibizwa, kuko ndibuka ko nanabatijwe nageze ino ndanywa itabi, ngira abakope ntashobora no kubara ku ntoki. Ni Satani ankoresha uko nyine Satani aba yifuza gukoresha umuntu bibi byose, ku buryo uzagera imbere ya Yesu ukavuga uti njye Yesu ntabwo aranyemera. Ariko ndagira ngo nkubwire ukuri kose, Yesu aragukunda kandi aragukeneye kandi aragushaka, ashaka kumwegera, umugirire icyizere, uti Yesu urazi ibyo nanyuzemo, urazi ibyo nakoze byose, nta kintu Yesu adashobora kukubabarira, nta kintu Yesu adashobora guhindura mu buzima. Ubwo nibwo byagenze gutya, tunyura muri process nyinshi cyane. Noneho babonye yuko batagiye dushoboye, batera ibitero bikajya biza kubana, noneho ibitero bikaza kubana. Iyo ntambara turayirwana nabyo, twigisha abana bacu gusenga, twigisha abana bacu kurwana nabo mu buryo bwo mu mwuka kandi ari batoya. Ubwo ngubwo aha hantu tugeze rero ni igihe tugeze mu mahoro, ni igihe dufite amahoro, ku buryo hari n'igihe tubona ibintu bibaye tugahita tuvuga tuti Satani we umenye yuko tukuzi, twarasangiye, twaradejonye hamwe nawe, turyamana nawe, tubyukana nawe, kurirwana nawe, ariko ntabwo ukitubesha kuko turakuzi ibyo ukora. Nagira ngo mbasomere verse biblique yampinduriye ubuzima nkimara kubimenya, kuko iyo utashaka umwanza guturuka ntabwo ushobora kumurwanya. Yampinduriye ubuzima iri mu Kuva igice cya 20 ku murongo wa 5 uvuga ngo nereka nje ku murongo wa 6, ku murongo wa 4, ndetse reka nje ku murongo wa 4 kuko ndumva ariho biragira sanse. Haravuga ngo mu izina rya Yesu Kristo ndasomera ijambo, haravuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi by'abanyanga.
nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo n'ibihe igihumbi. Iyo niyo verse yampinduriye ubuzima. Naravuze ariko Mana koko ibi bisimba hari n'abantu bafite amahereni y'udusimba, bafite no muri ntuza zazo amasheni arimo udusimba, akavuga ngo ni animal totem ye ngimuha chance. Iyo ni adoration. Imana irayihanira ikazayihanira abana bawe, ikazayihanira abuzukuru bawe, ikazayihanira abuzukuruza bawe. Iyo ufite animal totem uvuga ngo Yesu ntabwo ashoboye, uvuga ngo Yesu ngo ntabwo ashaka kuba hero wawe, ntabwo ashobora kukurwanirira. Ngo iyo utwaye tuntu muri sake yawe harimo udushusho, uvuga ngo nitwo tuguha amashanse, ngo Yesu ngo ni muto cyane, ngo nta kintu ashobora kugukorera, ngo utwo dushusho nitwo turabigukorera. Icyo ni ikintu gitutsi gikomeye imbere y'Imana, ku buryo Imana ibihana ikabihanira abuzukuru n'abuzukuruza. Aba bantu rero babandwaga kera bagaterekera n'izo nyamaswa bakanazibagira. Numvise iyi histoire batubwiye ngo izo ngwe ntago zari ingwe, yari umuntu umuntu yarapfaga, ngo hanyuma ngo bakamushyira hejuru y'umuriro, ngo hanyuma urunyo rukazavamo. Rwa runyo rwazavamo rero bakaruha amata, hakavamo agapusi, kagapusi kakazakura kakazaba ingwe, ariko yaravuye mu runyo rwavuye mu muntu. Urumva abatekinisiye ba kera b'Abanyarwanda niko babikoraga. Hari byinshi nawe rero nagira ngo nkubwire, niba waragiye mu barokore, wagize ibiki, wakoze ibiki, imyuka mibi kurwanya yanze kugenda, ujye winjira muri ADN spirituel yo mu muryango wawe, urebe neza niba hari ikintu cyasigaye inyuma, ugisengere, ugishyire imbere y'Imana, urebe ngo ibintu birahinduka. Kuko hari ibintu byinshi, ntabwo ari ngombwa kwirirwa twiruka inyuma y'abahanuzi ngo ni mu mpanurire, ngo ni mu nsengere, bakora umurimo wabo nibyo, ariko hari za obsession zaje abantu birirwa biruka ngo ni mu nsengere, kandi mu by'ukuri batazi icyo barimo gusaba isengesho, icyo bari gusaba isengesho cyari cyo. Ubwo rero nagira ngo mbasangize iyo experience nagize. Ubwo nibwo naje kugeraho mbona mbaye mu buzima butarimo intonganye, ubuzima nkenera ikintu Imana ikavuga ngo ndi hano mwana wanjye, ubuzima mbyuka mfite amahoro, nkaryama mfite amahoro, nkaba mfite icyizere, kandi nkaba nizeye ko n'uyu munsi nataha nshobora gutaha nkajya kwa Data wo mu ijuru. Hari ibintu byinshi yambujije, hari amakode menshi ari muri famiye yanjye, reka mbahe nk'urugero. Hari kode yari muri famiye yanjye, sinzi ayo maesprit izina ryayo neza, ariko yari amaesprit yambaraga ibintu by'ibikara, yari amaspiri y'abagore bambaraga ibyenda by'ibikara, bazaga bakagusukaho amaraso, bakaza mu mwuka bakagusukaho amaraso, ubundi bakaza ari abagabo, ubundi bakaza ari iki, bambaraga imyenda y'imikara. Ubwo rero nagize igihe nari merewe nabi, nkumva ngenda ndashaka kwambara imyenda y'umukara, nkanayigura ntabizi, najya kubona nkabona muri armore yanjye hujuzemo imyenda y'umukara, amasogisi y'umukara, imyenda yose y'umukara, amakanzu, ibintu byose. Ubwo umunsi umwe icyo gisipiriti narimo ntungana n'umugabo nyine kera mu myaka ya mbere, icyo gisipiriti kirambwira ngo rega ngo umugabo wawe ngo yarapfuye, ngo mubwire ko yapfuye, ko nta n'ikintu akimaze. Numva ngise ntinye kubimubwira, ariko we yari yisekera, numva ndabona si umuntu urimo aseka, njye ndaraka, ariko ndabimubwira biramumarira iki. Nuko kirambwira ngo kuva uyu munsi ngo uzajye wambara imyenda y'umukara gusa, ngo kugira ngo mubabaze mubwire yuko mwambara imyenda y'umukara, kuko wumva uri nk'umupfakasi, kuko nta mugabo ugira, kuko yapfuye. Nyine mwimiriye wumve ko umushize hasi. Koko ndabyemera, kuko icyo gihe nyine ni possession baba bakurimo. Iyo baba bagushize muri akana gatoya, baragukurikirana n'ibyo wiga n'ibyo ukora byose baba barimo, bakanagushakira inshuti ariko bazashobora gukoreramo, bakagushakira ahantu hose ujya, naho ukora, naho ujya, bashaka connection bazakuryo bazashobora kugukoreramo. Ubwo ndamwemerera, ariko nari mfite moto yanjye muri taye ahantu najyanye ngo bayikore. Noneho maze kwemera ko nzajya nambara iby'umukara gusa, no muri uwo mwanya nambaye umukara. Ubwo naragiye ndasohoka Harlem, ndasohoka njya gufata moto yanjye. Ngiye gufata moto yanjye nyura hafi y'urusengero, nkumva ikintu kimwe kiransunika ngo ninyure ku rusengero. Ndavuga ariko se ndanyura ku rusengero nte?
ejo dimanche nari ndi mu rusengero, iminsi yo urusengero rwacu rufungura, icyo gihe urusengero rwafunguraga de mardi a dimanche rwari rufunguye, habaga ibiterane buri munsi kuwa mbere niho twaruhuka gusa, no kuwa mbere habaga mw'inama z'abakuru b'urusengero. Ubwo ndavuga ariko ndajya ku rusengero lendi gukora iki ko impamvu nase baravuga ngo nce gukora iki, ubwo ariko umubiri ikintu kikansunika ngo ca mu rusengero ndagenda nsanga harimo inama y'abayobozi, nicara kure yabo numva ako ntazi impamvu naje, ndavuga reka ninjire nsenge iminota 5 nigende. Ubwo nibwo nageze mu rusengero, umukozi w'Imana wari uhari icyo gihe, pasiteri wari uhari yakoreshwaga n'umwuka wera cyane, arambwira ati mushiki wanjye, urashaka ko tugusengera? Ndavuga numva mu matwi yanjye arambwira ngo ntabwo ari ngombwa, wibemerera ko bagusengera, ngo ntabwo ari ngombwa. Nuko njye ndavuga ariko se nubwo ntabyemera neza, numva ntashaka ko bansengera, ariko ngere ntacyo bimaze, buri ntacyo bimaze. Nuko ndagenda, ubwo batangiye kunsengera, barangije kunsengera ahita ambwira ati umwuka wera yaravuze ngo ntuzongere kwambara umwenda w'umukara, ntuzongere gushyira ku mubiri wawe umwenda w'umukara. Ntabwo yari azi ibyabaye mu rugo, ntabwo yari azi iswari y'umuryango wanjye. Nibwo nasohotse mu rusengero, ndataha, ngeze mu rugo ndatekereza, ntangira guta ibintu byose by'imikara nari mfite, ngiye kubona mbona rwose byari byinshi cyane, numirwa naho wari umwuka mubi wankoreragamo, umwuka mubi wankoreragamo wantezaga abantu, ukanteza ibibazo. Nyine muzabirebe, hari amagurupe y'abasatanike na hano mu Burayi barahari, bambara imyenda y'umukara gusa. Iyo nayo yari kode yari yaranyinjiyemo. Ubwo rero yari yaranyinjiyemo, ariko ifitanye na connection n'ibyo mu muryango wanjye. Ubwo rero ikindi nahoraga niharangura umusatsi, nkahora niharangura imisatsi yanjye nkayiharangura. Imana irambuza, ndambwira ngo ntuzigere wongera usizo gukora ku musatsi wawe. Umusatsi wanjye ugera kuri nivo ukageraho ugacikaho, ukamera nkaho banyogoshe wonyine, hari ahantu ugera ugacika ukahaguma, ariko ntabwo nshobora gufata imakasi ngo umukate. Kandi ngiye gusa nasanze muri Bibiliya nabyo byanditse ko atari ubushake bw'Imana ko abagore baca imisatsi, kuko hari amavuta iyo urimo usenga, hari amavuta akumanukiraho iyo ugiye uca imisatsi yawe uyikata, hari imbaraga ugenda utakaza. Rero niyo mpamvu ubwo naje kubihishurirwa, ni ibindi birebire cyane, ariko Imana ihabwa icyubahiro.